Top Shatter. Top Shatter number one baddest. Top Shatter. For real kandi. Aba bafite. Yabarashe ngo naba ariko nawe. Arasa mukuguru. Sinzi no numvishe ngo basereje akadudu ngafite akumani nakaregeya ibintu byivuga n'ubusazi. Umva hano byageje umuntu. Aba nabo ntabwo ari aba big energy. Ntabwo ari aba big energy. Abavandimwe ntabwo ari aba big energy. Niba ari bumva ari n'aba big energy nge mbakuyemo aho bari hose. Urwo ruhango igikoma cyateje intonganya mu bavandimwe havamo n'urupfu. Igikoma ruhango igikoma cyateje intonganya mu bavandimwe havamo n'urupfu. Aba bantu n'aba big energy n'abavanyemo kare. Kongeye gusuza ukurikira Daily This official Azi kunsuza nkaho tutari turi kumwe. Komera cyane. Komera. Yagasana guhire. Aguhezagire nawe. Dusuza buri wese dukurikiye abantu bari mu majyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mbese abantu bari mu ntara enye eshanu na Kigali ya gatanu n'eshanu z'igihugu n'intara ya gatandatu ya KGL ya diaspora nese eshanu: amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali. Nyumvishe kangahe muri n'intara esheshatu diaspora n'intara ya gatandatu. Ubwo yongereho dusuza aba big energy aho bari hose. Yagize ute? Ageta yuti. You are overgrown. Ibyo bisobanuye iki? Ku mu big energy wabibona. Abantu batazi ngo hano tuba turi gukuramo rocket nk'aba big energy. Ufora nyine kuramo mutaba imbere hano. Harya babita mutaba. Niho aho babika nyine inyambi. Ageta yuti. Dusuze papa wabo. Yagopunda CEO. Awe ni CEO. Papa mukuru. One man stand. Yagimboga arazitikije. Bazamateka. Ariko ni revolution. Baramutikije. Umugabo wica ari umwe. Wenyine. Nta wundi muntu uri kumubaza wenda ngo bimeze bite. Wenyine akavuga amasaha 2 n'iminota 26 n'amasegonda arengaho. Regent ikiganiro cye mu masaha 22 cyari kimarije kurebwa n'abantu 200 hafi 60. Bro, uramusasa kuye kubaho. Tega ibyo rero nta muntu n'umwe urabikora muri aba banyamakuru bose ngo ba ubundi bigaragara kabazo ukuri ababizi. Yago ni Top Shatter number one baddest. Top Shatter. For real kandi. Aba bafite. Yabarashe ngo naba ariko nawe. Arasa mukuguru. Sinzi no numvishe ngo basereje akadudu ngafite akumani nakaregeya ibintu byivuga n'ubusazi. Umva hano byageje umuntu kugeza aho bagushyira ubwo yarariho aya wari uri gukama iki yarari kuga urabona hari ukuntu nk'abantu boroye. Urumva nk'abantu boroye hari ukuntu inka uyiretesha. Urumva uri kwinikiza ukaretesha amabere y'inka kugira ngo amata aze kuvamo neza. Nawe yari kuretesha akaregeye. Ugafata amazi utuzi n'amavuta akaregeye. Agasuno ako dusuza abantu bafite
utuntu tw'uturegeya barahari kandi ngo ni benshi. aha kwino uturegeya wese uri kuvuga uturegeya. akaregeya se siko kariya n'agasununu. agasununu n'akaregeya agapipi ariko akanyoni akiwe kari akanyoni n'agapipi tumuveho nadutwara umwanya. aba nabo ntabwo ari aba big energy. ntabwo ari aba big energy. abavandimwe ntabwo ari aba big energy. niba bumva ari n'aba big energy njye mbakuyemo aho bari hose abavandimwe ntabwo ari aba big energy. baza ngo kubera iki uvuze ngo abavandimwe ntabwo ari aba big energy. Big energy ntabwo tujya twakira aba bantu bakora ibi bintu. bakoze iki gituma ubundi aba big energy n'umuryango mugari ufavoriza urukundo ubufatanye ghetto youth. kandi ubwo iyo hagize umuntu gushaka ngo kugira ngo nkwenkwe rokete tuzikura abo banyarwanda rero bakabakoze iki urwo ruhango igikoma cyateje intonganya mu bavandimwe havamo n'urupfu. igikoma ruhango igikoma cyateje intonganya mu bavandimwe havamo n'urupfu. aba bantu nta big energy n'abavanyemo kare kuba hajemo urupfu. no negativity big energy ni ikizira hajemo urupfu nuko bigaterwa n'iki se. Hagenimana Zaburoni avuga ko intandaro yahereye ku makimbirane babanje kugirana n'umubyeyi. uruvuze ngo n'abavandimwe bavukana ku bugabo bumwe no mu ndimu kuko nyine urumva. Hagenimana Zaburoni avuga ko intandaro yahereye ku makimbirane babanje kugirana n'umubyeyi we ndetse n'abo bavandimwe ashingiye ku murima yashakaga kugurisha bawitambika imbere. gushwana kwabo ni ukwakira. umubyeyi yashatse kugurisha umurima bawitambika imbere ntawe utanga. ati intonganya zatangiriye kuri uwo murima zikomeza mu rugo kuko Maniraguha yiyongeje igikoma intambara ihera ubwo yiyongeje igikoma baramukubita kugeza apfuye. yari umwana. intonganya zatangiriye kuri uwo murima kugeza mu rugo kuko Maniraguha yiyongeje igikoma intambara ihera ubwo baramukubita kugeza apfuye. umwuka urahera. iwacu babagira imbere yitwa kwa Nyirabuhinja. niba naho haba Nyirabuhinja arashyingurwa abana. iryo rimbi rifungurwa haba umuntu wa mbere uba warashyinguwemo aba yari umwana. kwa Nyirabuhinja. niyo mpamvu irimbi baryita kwa Nyirabuhinja. Nose umuntu wa mbere bashyinguramo ni uruhinja. ni kwa irimbi bivuga ngo kwa Nyirabuhinja. nuko haba harashyinguwemo umuntu wa mbere uba warashyinguwe muri iryo rimbi aba yari umwana. ako marimbi yose ntabwo marimbi yose ari kwa Nyirabuhinja. yego urumva uhanye no kwa Gasaza ubwo basaza ubwo wasanga mu mudugudu avuga ko murumuna we witwa Niyomwungeri Akiri amaze kubona ko mukuru we yiyongeye igikoma ku ngufu yafashe itaka arimena muri icyo gikoma. intambara irarota kuko we na mushiki we bafashe inkoni bamuhondagura umubiri wose atangira kuvirirana ari nabyo byamuviriyemo urupfu. musaza na mushiki
Mudugudu avuga ko murumuna we witwa Niyomwungera Kiri amajije kubona ko mukuru we yiyongeje igikoma ku ngufu, yafashe itaka rimena muri icyo gikoma. Intambara irarota kuko we na mushiki we bafashe inkoni baramuhondagura umubiri wose atangira kuvirira, nari no bibi byamuviriyemo urupfu. Akiri na mushiki we bakubise mukuru wabo kubera ko yiyongeye igikoma, bafata ivumbi, bafata itaka. Bunyumvira urwango bavandi mwana ruba rugeze. Urwango no ruhe itaka mu gikoma. Nimwe kantu bavugaga ngo imbeba n'abantu habaho guhimana. Umva se ngo imbeba n'abantu habaho guhimana. Imbeba irya imyenda, yica imyenda itari buyirye. Burya ntabwo imbeba irya imyenda, kuko nibyo ndabyumva. Imbeba ica umwenda itari buwurye, iba yiyenjeje, kandi nawe uyica ntuba uri buyirye. Igisubizo ni ikihezo. Habaho guhangana, nihangana rihoraho. Aho uyibonye urayiguha. Wica imbeba imbeba ikurira imyenda itari buwurye, ariko si imbeba nawe umwenda bitewe uyica n'umujinya utari buyirye. ubundi irya umwenda kubera iki? Simbizi. Biratangaje. Nuko Maniragaba Ruferedi w'imyaka 34 y'amavuko biravuga ko yiyongeye yatonganye n'umuvandimwe bapfa igikoma aramukubita arapfa. Imyaka 34 yazaze igikoma. Afite iyo myaka yose uwo niwe witabye Imana. Ubwo abari munsi yiwe nibo bakoze icyaha babasibi. Ya Big Energy wavugaga nje nabakuyemo nyibona iyi nkuru nahise mbakora mu Big Energy. Kuramo barakabishe. Maniragaba yaratuye mu mudugudu wa Nyacyonga mu kagari ka Kebero, murenge wa Ntongwe mu karere ka Ruhango. Bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Nyacyonga babwiye Umuseke ko uyu nyakwigendera wabaga iwabo yasutse igikoma mu gikombe arakinywa kirashira. Urumva? Abo baturage bavuga ko yashatse kwiyongera murumuna we na mushiki we baramukubita kugeza ashizemo umwuka. kubera igikoma. Gusa bamwe mu baturage bavuga ko Maniraguha Ruferedi akimara gukubitwa yajyanywe mu bitaro bya kaminuza i Butare CHIB byabereye Nyacyonga Ruhango bamujyana Butare. Kibazo mu majyepfo ahantu ubundi hari iki kibazo? Mu majyepfo habaho iki kibazo? Mu majyepfo tumaje kwakoraho nk'inkuru 5 kandi zose za negativity. Mu majyepfo tuzabakatire Mubigena bakubakimura majyepfo na mubigena tubaye babayari babayewe umenye ko nakarabo abari bashiriramo umwuka. Akarabo ka chef wacu haza akarabo ka chef wacu muri Big Energy arakepfo nakahara hepfo mu majyepfo cyane keza barebye neza. Nuko twagerageje kuvugana n'umunyabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ntongwe tumuhamagaye ntiyitaba. Tumuhereje n'ubutumwa bugufi bahamagaye umuyobozi w'umurenge ntiyitaba, bamuhereje n'ubutumwa bugufi ntabwo ntiyagusubiza. Umurambo wa Maniraguha Ruferedi wajyanywe mu bitaro bya polisi ku Kacyiru gukorerwa isuzuma niba koko yarishwe n'inkoni. Isuzuma rikenewe rindi ko umuntu yapfuye abamwishe bakaba bahari. Mudugudu wavuze ko mushiki we na nyina ubabyara bari kureka amase ko bahakanye ko batigeze bakubita nyakwigendera ahubwo ko yishwe n'iki babakizaga.
barabakizaga, bamukizaga na murumuna we. buriya rero icyo nangira imanza ni icyo. Ubu umucamanza w'abo babyeyi wenda yarababwiye ati mwebwe muzaza muhakana muvuge ko byagenze uko, kandi reality irahari. Urumva icyo kiba mu manza, umuntu azi ukuri kw'icyabaye, ariko kubera za process z'imanza zigenda zoroshya ikibazo. Ubu wishwe katabu asobana buranirwa nande? Uwishwe ase ko yishwe na bene wabo ubundi ngaho nyumvira yarafite umugore, ngaho nyumvira yazumvisha atahira kiri wabo, ngaho nyumvira 34 yaratinze yari yaratinze 34 muri Kenya ubuswa akomuga ni kuva iwanyu n'icyaha muri Kenya. Ngo abantu bahereye ku myaka niba 31 ngo bazajya batanga patante babo we, ubwo ngo bararambiranye. niyo dusingiza umubyeyi. Urumva reba urapfuye wishwe n'abavandimwe, mu gihe uyu ushakiye ubutabera, ubwo butabera ubushakirwa n'umuryango wawe cyane. nibo bagushakira ubutabera, bakirukanka mu bayobozi, bakirukanka hehe na hehe bagushakira ubutabera. None abakagushakira ubutabera nibo baguhitanye, nibo bashinjwa, ntago bashinjwa, nibo kwitwa gushinjwa, abashinjwa kuko sibo babihakanye. Iyo wahakanye uri gushinjwa. Ariko urukundo rwagiye mu Banyarwanda, ariko ruriho, ahubwo buri ikibi kuko bari babanye igihe kinini. Umuntu umaranye imyaka 30 hakajya abavandimwe mugakurana. Ariko buriya rero hari ikibazo kiri mu Banyarwanda, ikintu kandi kigomba gucika, ugasanga umuryango murapfa amasambu nyine. Ubundi nararo byose ni iminani, niho hava ibintu by'imfu, niho hava ibintu nyine amarozi yanjyaniye isambu nyine, ibintu wumva igihugu ni cy'Abanyarwanda. Hari umugabo nzi, urumva, hari umugabo nzi yabyaye abana, amarije kubyara abana baragenda bamubera ibamba, ijidura bakubita, yashaka kwisaza n'abantu bajya bakibura babiri. Iki uri umwana, mama we arakubyaye cyangwa papa ukamukubita mu rushyi. Nje twigeze gusanga umukobwa we yamugiye hejuru ise, ariko barakundana. Nese ukunda umuntu ukamukubita ince z'amatama, yamugaritse gutya mwicaye hejuru do hari ibintu biba bisekeje. Mama ukamushyira hasi ugakubita. Ni papa we. Uriya mama nicyo Prince uri umukobwa. Uri umukobwa. Ubwo abahungu bo barajiduraga, abahungu bakubitiraga mu cyico. Nahise umuhungu ajya gukubita iki? Nta majido. Ubwo isesa kangana iki? Yarabyibushye, yari muto. Yari umugabo ufatika akabarwana se. Umva se nawe yararwana. Wese mbanze mubwire umugabo yari afite amafaranga, afite imitungo. Nako yari afite imitungo, ntabwo yari afite amafaranga. Ariko buri umuntu ufite imitungo aba afite amafaranga, afite n'amafaranga, kuko imitungo yabyazamo amafaranga. Urumva umugabo rero abyara abana, amarije kubyara abana, arangije abana barakura. Ariko hari ukuntu abana bakura, abana ntibarebe, ntibashishoze nyine, ukabona bakuze. Simvuze ko hatari ababyeyi b'abagabo bagira amakosa, urumva, ariko abana hari igihe babogamira uruhande rumwe, ntibumve urundi. Bahugamiye kwa nyina, bumvisha ibyo nyina babwira. Kuko reka nkwereke mwana, hari igihe ubona urya ukabona ngo mama wawe ngo yagiye mu rutoki, urumva, ngo yatemye igitoki, ngo mama ngo niwe udutigitira, ngo niwe ngo wirukanka mu bintu byose, ngo niwe utuma turya. Ukirengagiza ko urwo rutoki ataruguze, si nawe waruhinze. Urumva, iso yaza ugashaka kumufata nkaho ntacyo amaze, kandi niyo nzu uri muri kuryamamo niye ari mu bayubatse, ari we wayubatse. Yego. Urumva,
nuko rero abana bagiye bigiza bakaraha kagera nyina akajya bagati nyina akajya bagati iso ntazavuke ariko se nawe yakundaga akantu kagurya nicyo yakundaga akantu kagurya ariko akorera urugo mva nkubaza ikibazo yari afite abandi bana hanze yari abafite bandi umugore ariko ntabwo yabyishimiye buriya reka nkwereke hari ibintu bibiri hari umuntu ugira abagore babiri agasahura urugo rumwe ajyana mu rundi yego icyo ndacyumva urumva buriya ntuzabona umugabo ngo afite urutoki ngo yatemwe n'igitoki kijyana ku rundi rugo aho yaba yasahuriye mu rundi rugo ariko umugabo ntiyasahuriye mu rundi rugo hari ukuntu we ukora ikintu ariko uzi kukimanajinga ubizi bishoboka numva noneho abana baratangira umugabo yataha umugabo yari legend ariko kuriya n'umunyabi ase yasakira bose hariho bagakubita nawe akabihorera nabihorera ntabwo yakubitaga agarura wenda ariko yaravuze ngo yaragiye ngo ubara ngo hari ukuntu ngo umubyeyi ngo saa 8 z'ijoro ngo avuma abana abavuma nijoro saa 8 umubyeyi ngo akabyuka akavuma abana muzapfa murimbwa akajya bakurizaho yaravuze ngo muzapfa murimbwa wowe wa muhungu wifata ukankubita kukujya hejuru noneho ndi umugabo ariko nawe ejo uzaba umugabo yego ibiri kumbaho nawe byakubaho ni nka wa mugani ngo aho umugabo aguye ugende wishaka kwatinda ndabyumva urumva pe mu bahungu be bose nta bose pe nta muzima yavuze ukuri ariko nawe yagiye kubaha iminani yabahaye byose se cyangwa nta mwana we n'umwe atahaye 8 bose ariko buri wese amuhaye 30 kuri 30 nta muntu yigeze agira ntabwo yigeze ahereza nyine ngo 30 kuri 30 urahumva ni hanini 30 kuri 30 30 kuri 30 hanga n'iki nyine metero 30 kuri 30 nyine nawe fata metero 30 gereranya metero 30 cyakuze bora washyiramo inzu akazu gatoya hajyamo inzu ariko ntabwo banza n'igikoni cyajyamo ni hato cyane kandi yari afite ibintu binini muri make si 8 mbese kwiyererutsa ni fata vuba ngaho reba abo bana bakubitaga se iyo minani yatabagabanya ahubwo se akayisiga yose se yarayibahaye cyangwa yabahaye afite urundi cyane nuko waremeye abana ntibaje kwemera abana ibisigaye bari ibyawe afite urundi rugo yaranabahunze yaravuze ati ntacyo ubwo ngubwo nyine ntimwashatse ko tubana reka mbareke urumva ariko reka mbabwire urumva iminani n'amasambu biramara abantu ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu leta y'u Rwanda yavuze ngo kiri guteza ikibazo umunani wa mbere ni ishuri bujyana mu ishuri yige ubundi nenga bariya abantu twakuye muri biginaci kubanengaho twabikoze ahubwo tubera iminwa burundu kandi tubagaye nta mu biginaji ukora ikintu kiri negative nk'icyo ngicyo usibye no kwica umuntu ibaza umuntu kuba yapfuye no kugira uhemukira cyangwa ukamusitaraho uko wiboneye ugashaka kumuhohotera bamparye bamwita ngo mani raguha ninde Alfred mani muri uko ridashira ntabwo uri intore inde Alfred wagiye se umwe wishe ninde akiri si intore ni intoragura amayogi si intore turakugaye aho uri hose ariko agomba no gushinjwa ibyo byo kuvuga ngo harya ngo urukiko ngo ruri kuvuga ngo rugiye gukora isuzuma ngo yuko ngo umuntu ngo yishwe ngo n'inkoni ngo cyangwa iki ye numva ntacyo kuburana baba bafite kuko abishe barahari n'abatanga ubuhamya barahari ikizibiti kirahari umuntu oya leta ibigira ngo ikusanye ubushinjacyaha wagira ngo bukusanye ibyaha ko no gutinza igihe oya
ushobora gushinja umuntu icyaha kimwe kandi aregwa nako ushobora guhanira umuntu icyaha kimwe kandi ari ibyaha nka birindwi. Muri make ni uburyo bwo kongera. ugasanga umuntu ufunze igifungo cy'imyaka 3 kandi yagafunzwe 10. Bifite ishingiro. Much respect ku butabera bw'u Rwanda. Yego, bakurikirana akabazo ko kandi dushimira abantu badukurikiye, abantu bakunda biri, dushimira aba big energy aho bari hose. Ariko tuza gusingiza n'ikintu bitabiriye. Uranga biri ni isoko y'ibyishimo no kumenya n'urukundo, kumenya ubufatanye, urukundo. Nicyo kimenyetso. Babandi bavugaga ngo bare babiri babumbye bakajya kurangiza bashwanyutse. Arabanyandikira arambwira ati buriya musigiye munsetsa, ugati buriya natwe nibyo tuba dushaka. Tuba dushaka ko mwishima. Nicyo tuba dushaka. Kora subscribe niba ukunda kwishima nyine tu. Buriya biga reba isi tubamo. Reba social media zacu. Ni intambara. Big Energy n'ubundi ni top shot. Ariko hari igihe ugomba no kugarura intekerezo ukavuka mu mutwe ugaseka ndetse ukanamenya uri hano hacu inkuru nyinshi cyane kandi zigisha. Hari umuntu wambwira ariko se ibyo bintu bibaho biriya bintu uvuga bibaho, inkuru ziba zabaye njye nta kintu ujya mvuga mimba. Duhagaze ku kuri. Bashimije intare 6 zose turazishimiye. Abakunzi babiri turabashimiye, tubishishikariza gukora subscribe cyane. Niba warayikoze utazongera muzarenza, ariko niba utarayikora kora ku kazogera, ukore na like, andike na comment, tugira ati cyangwa se utunimero tubaturimo cyangwa tugurira amazi. Nabyo ntabwo byatubabaza kuko byose ni positive, ni magirirane. Ibintu ni magirirane. Muturanyi muzimya umuriro. Murakoze cyane.